Mahoro y'Imana ku bakurikiye kamera za Jado Inganzo TV, twongeye kubashimira abadukurikiye bose aho muri hose, abakoze sabu, abateye na komenti. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro cyacu tugenda dutumira abasitari bagiye batandukanye ba sinema nyarwanda, abaririmbyi. Ni ikiganiro mumaze gukunda muri benshi kandi mukurikira mwishimye, tubazanira abantu benshi bagiye batandukanye, tukabaganiriza bitewe na kariyeri bagiye barimo, kugira ngo basangize abantu benshi bakurikiye Jado Inganzo TV show, kugira ngo bubake kandi bibageze ku rundi rwego. Muri uyu mwanya rero tutabatindiye, twatumiye umutumirwa wacu w'umukinnyi wa filime, agiye kutwibwira n'akarusho nk'umunyamakuru wanyu Igabe John. Nabanyarukiye nyine njya kuri teri aho musanze arimo gukina filime nyarwanda. Ni umuntu ubikunda, ni umuntu ubibamo, ni umuntu ufite inzozi nyinshi. Turakwakiye kuri kamera za Jado Inganzo TV show. Murakoze cyane. Nitwa Nimufasha Florence, nkaba ndi umumama w'abana batatu, nkaba ntuye mu Ruhango, mu karere ka Ruhango, nkaba ntuye mu karere ka Ruhango ahantu bita Igitwe, nkaba ndi umukinnyi wa filime, nkaba mbikora mbikunze kandi mbikora nk'umwuga, nkaba naratangiye gukina amafilime kera, ariko nkaba nifuza kugera kure, kuko aho kugera ntabwo haragerwa, ndacyakomeza, ndacyafokasinga kuri filime kugira ngo nzagere kure. Rero icyatumye mbikunda cyane ni uko by'umwihariko ni imyidagaduro, by'umwihariko uhamenyera abantu, by'umwihariko uhamenyera inshuti, ikindi uzamura impano ukazagera kure. Nkanjye nk'umumama, icyo cyatumye njya muri ibintu bya filime ni uko mbikunda kandi mbikunda n'umutima wanjye wose, kandi nkaba nkunda umukinnyi muzi mwamenye bita Dadi, ariwe Kiramani. Murakoze cyane. Murakoze cyane, urakoze kudutangiza ikiganiro neza, kandi turizera ko n'abadukurikiye iyi saha bishimiye kukubona kandi no kukwakira. Tugiye kukubaza ibibazo byinshi bitandukanye. Iyi ni Jado Inganzo TV show. Mu buzima bwawe uri umwana, wumvaga inzozi zawe ari izo kuzaba iki? Murakoze. Mu buzima bwanjye nkiri umwana, bajyaga bambwira ko najyaga nkunda gusetsa abantu, nyine kuvuga utugambo, gusetsa abantu, kuvuga utuntu dusekeje, ariko naje gukura nisanga nkunda gukina amafilime, nisanga mfite talenti yo gukina filime, niyo mpamvu ari byo mubona nagiyemo. Murakoze. Urakoze cyane. Twongeye tukubaze ikindi kibazo, wenda si ukwinjira mu buzima bwawe. Ese filime wayitangiye ryari, mu gihe kingana iki? Ese igihe wayitangiriye ubona imaze kukugeza ku ki mu buzima bwawe? Ese ni iki byahinduye ku buzima bwawe? Ese abantu bakwakiriye gute mu buzima bwawe? Murakoze cyane. Nk'uko natangiye mbibabwira, nababwiye ko nakunze gukina filime nkiri mutoya, ariko cyane cyane impano, talenti yanjye nayibonye ariko ngeze mu wa gatatu segonderi. Hama urumva uko byagendaga mu makarase, mu mashomu yo mu makarase, bagendaga baduha utuntu two gukora, bakaduha imyidagaduro. Ngewe rero nakunda kwandika filime, nkakunda no kuzikina, biza kurangira nibonye muri sinema. Rero igihe natangiye niga muri segonderi mu wa gatatu, na n'ubu ngubu nkibikora, kandi nababwiye ko bimaze kugeza kuri byinshi. Hanyuma ikindi warumbajije ku kintu imaze kungezaho, nakubwira ko filime
iyo uyikoze uyikunda ukayikora nk'umwuga, ukagira disipurine, ukagira ikinyabupfura, ikugeza kuri byinshi. Nkanjye w'umumama urumva nabitangiye nkiri umukobwa ariko atari ibintu biri porofeshoneri, mbikora ari nko kubikora byo kwishimisha, nyine guhiga impano, ariko kuri ubu ngubu ndi kugenda nzamuka, urumva hariho igihe ubikora bikakugeza kuri byinshi, ugahembwa, filime zirahemba, filime wakuramo inzu, filime wakiteza imbere, filime washaka bizinesi kandi uri n'umukinnyi, filime yakugeza ku bintu byinshi. Nanjye mubona ndi umumama kandi maze gukura ibintu byinshi muri filime, ndashimira abantu bose bangiriye icyizere bakemera kunshyira muri poroje zabo, harimo uwitwa Dadi, harimo Sorba, harimo Aisha, ndabashimira cyane, Imana ibahe umugisha kuko nibo batumye ngera aha. By'umwihariko ndashimira ko Dadi ari we wangiriye icyizere akemera ko mwandikira, nkamwandikira kuri telefone, kuri watsapu, hanyuma akansubiza akambwira ati ugomba kuza ugahiga impano yawe ukayibona. Ndamushimira cyane. Rero ikindi warumbajije ngo bambona gute muri sosiyete, ese abantu bamfata gute? Rero icyo nagira ngo nkubwire munyamakuru, muri sosiyete ntabwo biba byoroshye nk'umumama. Urumva hari igihe ushobora kuba ufite ibicantege, ntibibura muri sosiyete, ntabwo ibicantege bibura, ariko fokasinga ku kintu ukunda kandi kigomba kugira icyo kikugezaho. Nkanjye ndi umumama, nababwiye ko mfite abana 3, mfite n'umutware kandi turuzuzanya. Rero niwe umpa courage akambwira ati genda ukore, ndabizi neza ko ufite impano kandi ndabizi neza ko tuzagera kuri byinshi. Rero muri sosiyete ibyo bavuga I don't care, bashobora kuvuga uriya muntu abagiye mu biki, ese uriya muntu ntashobora kuba agenda akaba ikirara, igitsina gore tugira imbogamizi nyinshi, ariko njyewe kuko mbikunda kandi mbikora mbikunze kandi mbikora nk'ibintu bintunze, ngomba gufakasinga ibyo ku ruhande simbyiteho. Murakoze. Urakoze cyane. Rero tukiri aho ngaho, turashaka kugira ngo nyine utwereke filingi wandikiye Kiramani tuzi ko ari umuntu ukomeye muri sinema nyarwanda, yatangiye kera akina komedi, ariko ubu aho ageze arimo arakora akitingi, arimo arakora filime. Niwe dorimodo wawe? Yes, Kiramani namukunze kuva kera nkimubona, hanyuma nshaka kuzatera imbere kuko nagiye numva ubuhamya bwiwe nkiri umwana, numva ubuhamya bwiwe bw'ukuntu yahasorinze ku buzima. Nshaka nanjye kuzaba umuntu ukomeye kandi wihigaho ibisubizo, wihigaho ibitekerezo kandi byubaka. Hari igihe rero amahirwe aba make nk'umuntu nk'umusitari nk'uriya, si uko we ni amahirwe wagize, kuko hari benshi bamwandikira wenda ntanabasubize, ari uko atabibonye, ari uko mbese yabuze umwanya. Ese ukimwandikira nyine akigusubiza, wiyumvishe gute? Wabyakiriye gute? Nyine twereke izo munsiyo, wabyakiriye gute kumva dorimodo wawe? Murakoze cyane. Rero urumva nk'uriya muntu uba ari umusitari, nk'uriya muntu uba ari umupapa ufite inshingano, nk'uriya muntu ufite abantu benshi agomba kuba bamwandikira, ntago namwandikiye ako kanya ngo ahite ansubiza, kuko nari narandikiye abasitari benshi bashoboka, ariko ntibampa iyo opotuniti yo kumvugisha, ntibampa amahirwe yo kugira ngo bansubize. Ariko Dadi mushimira cyane, by'umwihariko mushimira byimazeyo ko yemeye kumfata ntacyo ndicyo, nta kintu tuziranyeho, ngenda ngo mvuge ngo turaturanye, ko sintuye muri Kigali, sintuye mu nkengero zayo, nakubwiye ko ntuye Gitwe. Yansubije atanzi, ndibwira nari namwandikiye kuri 12 z'ukwezi kwa munani 2023 ubwo natangiye kumwandikira. Yemeye kunsubiza ejo bundi ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu, mu kwa gatandatu cyangwa mu kwa gatanu, arambwira ati ngiye kuguha nimero ngo uhuze yange, hanyuma uzaze ngerageza amahirwe yawe. Rero ntago ari uko, ni ukuri ndamushimira cyane Dadi, ndamushimira by'umwihariko, ntago wabyumva, ariko aho ari hose abyumve ko mushimira icyizere yampaye, kandi Imana izajya imuha umugisha. Urakoze cyane. Aba ari ikintu kiza kubona umuntu
wa Kiramani yagize icyo akora ku buzima bwe, nyine akamwuzuriza inzozi ze, inzozi ze yari afite, aba ari ikintu gikomeye cyane. Hari n'abandi benshi wenda yagiye afasha, ariko uri uwa mbere nganirije yagize ikintu agukorera. Ego, ngiye kubaza rero ikibazo cy'amatsiko. Muri sinema nyarwanda ejo bundi habatanzwe ibihembo bigiye bitandukanye. Kiramani roromodo wawe yarakoze uriya mwaka pe bikomeye, twese turabizi, ndi umunyamakuru ariko yarakoze. Aha, nabamenya yarakoze pe. Na Seburikoko yarakoze, n'andi mafilime menshi ya sitimedi, bose barakoze kandi bakora ibikorwa binini bigiye bitandukanye. Aha, none icyo ngiye kukubaza, urabona kiriya gihembo cyatanzwe nkawe ubwawe bitewe n'uko ubona bose bakoze neza kandi bafite burandi nini zikomeye. Urabona kiriya gihembo cyari gikwiriye ndi, tutagiye ku marangamutima? Muri rusange ntago ndi bujye ku marangamutima, wenda ngo mvuge ngo nkunda dadi, ngo nkunda ibikorwa bye, gendera ku muntu wakoze. yego, ariko mu bigaragara uwagihawe yaragihawe, ntago twabirenzaho. Ariko iyo biba byiza, kuko Kira arakora, Kira aritanga, Kira afite, niwe muntu wasohoye amafilime menshi muri uyu mwaka, niwe muntu wasohoye proje kandi zigera kure. Rero ngewe ku bwanjye nka dadi, ni ukuri kiriya gihembo niwe wari kukibone, ariko singendera sindi umujaji, bafite ibyo bagendeyeho, urumva kamemu ntago najya guhinyuza ibyo bakoze, ariko ababihawe ubwo nibo babonye babikwiye. Ariko ku bwanjye nkurikije ukuntu Kira dadi akora ibintu bye bikagera kure, kandi akora proje nyinshi kandi zose zikaba ziri hejuru, Kira niwe wari bugitware, nta marangamutima, ariko wagitwaye. Ego, ndacyakubaza, mu gitsina gore rero twabonye ko ikindi gihembo cyahawe na Ketchup, hari Inyambo yarakoze, nta muntu utabizi pe. Hari n'abandi bagiye bakora Intare y'Ingore, n'abandi bakoze. Ketchup wenda abenshi twamuherukaga kera, we nkawe ubwawe, bitewe n'uko bazi, bitewe n'uko mwakoranye, bitewe n'uko wabonye ibikorwa byabo byinshi, bitewe n'uko n'amahiti bakoze, ubona kiriya gihembo cyari gutwarwa nande? Murakoze cyane. Ntago natangiye mbivuga no kuri filime ziriya zatwaye ibihembo, kandi ngira ngo mbibutse ko Kira nawe yatwaye igihembo, nubwo kitari inyamukuru, ariko icyo yatwaye ubwo nicyo babonye kimukwiye. Nubwo ngiye ku bwanjye iyo nza kubitanga ariko nari bubigenze, ariko uriya Ketchup nawe ndamushimira cyane, arakora kuri Bamenya, arakora, ni umukobwa yatangiye akora hasoringa, hanyuma aza kugera kuri byinshi. Wabonye ko kubikora afite abana, akaguma akabikora, twe tuzi ko namara kubyara azacika intege, ariko afite abana, afite inshingano z'urugo, ariko arakora kandi agashyiramo umutima we. Rero ntago najya kujajinga, nibyo nari ndi kubabwira, ntago najajinga abajaji batanze biriya bihembo, babihaye ababikwiye, ariko nanone muha respect nk'umumama, nk'umudamu mugenzi wanjye, kuba yarakoze kandi agahabwa biriya bihembo, ni ukuri yarakoze cyane. Ego, yaragikwiriye. Yego, yaragikwiriye. Ego, sawa, urakoze cyane. Rero twari twaganirije umwe mu bakinnyi bo kwa Kiramani, ntacyo twibeshyeho, kandi na n'ubu ngubu aracyari umukinnyi we, ntabwo birahinduka, nubwo twari tumusanze kuri teri arimo muri filime yindi muzabona mu minsi izaza. Nta burenganzira mfite bwo kugera kuba nayivuga,
niwe ubwe tuzamuganiriza ubutaha, niwe uzatwibwirira iyo poroje, ese poroje wari urimo yari imeze gute, ese yagiye hanze kugira ngo abantu batangire bagukurikire, kandi n'abafana bawe aho bari hose bagukurikira muri filime wagiye ukora, bagume bagukurikire, bagusipotinge, bakurebe, bagukunde. Ese ni ikihe kintu wasaba abafana bawe mu gusoza amagambo make? Murakoze cyane, tutaragera ku bafana, ndashaka gushimira abantu, ariko nkashimira by'umwihariko umutware wanjye wemera ko njya muri ibi bintu. Ego, Ni wawu. ukuri Imana imuha umugisha, kuko hari abagabo bavuga ese umugore wanjye biriya bintu nabijyamo ntazuzuza inshingano, ntazakorera urugo, ariko ndamushimira cyane, respect kuri we kandi ndamukunda. Ikindi by'umwihariko ndashimira dadi, nk'uko natangiye mbivuga, dadi niwe watumye naha mu Nsanze mpagera ndatinyuka. Wawu. Dadi kiramani ni ukuri yubahwe kandi Imana imuha umugisha. Ni ibintu Dadi bikomeye. sinabona ikintu cyo kuvuga, Ego. kuko yambereye ikiraro, yambereye igitindo, yarantinyuye, atuma mbasha kwitinyuka nk'umumama. Nubwo nabitangiye nkiri umukobwa, ariko naje kubona noneho ko ndi mfite impano, ari uko ntinyuwe na dadi ariwe kiramani. Ndamushimira cyane. Ndizera ko nawe ahari kino kiganiro azagikurikira, kandi azumva ari ishema kuba hari icyo yakoze ku buzima bw'umuntu kugira ngo agere ku nzozi ziwe. Urakoze cyane rero kutuganiriza, twari kuri Jado Inganzo TV show, twizere ko n'ubutaha tuzagutumira kandi ukitaba. Murakoze cyane. Sawa rero, turi kumwe naho ubutaha. Thanks.